ubundi ubuzima bwanjye bwa kwandika igitabo mpereye mu bwana nkageza kuri uyu munsi mpagaze. Ndibuka ko hari igihe kimwe bibiri karindwi cyangwa 2006 hari umumama umwe kubona nasingiye kuri Zone Tempo. uwo mama yigeze kumvaho ku buzima bwanjye ho gakeya, arabagiye gushaka umuzungu w'inshuti yanjye mwandika igitabo cy'ubuzima. Ariko byarangiye ngiye muri Uganda birangiye tutabyandika yavuga kuzandika mu ndimi eshatu. Ariko Imana yari yarateguye ko hazaza haya macu. Pasiteri wabo nabwo arampanura. Ariko wahanuye bya byo kujya hanze ntabwo ari wahanuye iby'ubukwe, ahubwo uwo mupasiteri ahanura iby'ubukwe afata uwo ari kuba marene wanjye. Nicyo kintu nishimiye nyakuri gatore cyo kuba umuntu Imana yavuze ko azaba ari marene wanjye byarusha. Noneho uwo mupasiteri arampagurutse, ubwo mbere nagiye mu cyumba cyabo cy'amasengesho ari kane, arampagurutsa anzanira n'ururabo, arambwira ati ururabo rugiye kumugera. Noneho amahirwe ururabo hari ukuntu baguhanurira ariko ukumva uyobewe ibyo ari byo. Mbese nyine nararufashe ariko numva ibintu bintunguye bitewe no kumfataho cyane. Nuko rero ahagurutsa n'uwo wari kuba marene, aramuhagurutsa aravuga ati uwo uzaba marene w'uyu mukobwa. Noneho wararira kweli uwo marene ararira, niba nuko uwo mupasiteri atakiri uwo marene ararira. Arize pasiteri avuga ati wirira urarira n'umugeni ntarira, turamushyiza yo kumubuzima bwawe. Yego aravuga ati reka dupfukame dusenge, tumushaka ntandukanye nawe tuvuga nawe shaka kumfavu ariko baba babeshye gusa yarapfuye. ariko wasanga yaranapfuye mu mwuka ntawamenye. Biranashoboka. Nuko ati Imana yashaka kumfavu ati twaba tumenyanye n'ukuntu usetsa n'ukuntu nganiza ubwo yarangaruriyemo icyizere n'ibyiringiro. Hanyuma uwo muntu akaza dutandukanye akeka undi, aravuga ati reka dusenga, bishobora kuzaturuka kuwo yakekaga. Ariko mu by'ukuri uwo yaketse yararenganye. Yego twatandukanyijwe n'uwo marene. Yaje mu rugo rero icyo gihe yari ataramenye ko natanze nomero ze kuko yari afite akanya ko kumuhamagara. Yego mu gihe atarafite akanya ko kumuhamagara uwo marene yaje kunsura ariko fiyanse yanjye ataramuhamagara. Nuko rero yaje mu rugo aza kuri moto kwa kundi yaje amuhamagara, arambwira ati Fani ubu ngubu agurutse mu rugo ngeze i Nyanza, hajya wambwiye yuko kuza mu rugo ari hehe. Ndamubwira nugera i Nyanza ku gasoko uce munsi y'agasoko urabona igaraje rya gisirikare, unyure munsi mumotara kucishe munsi yaryo mukomeze uragira ku biraro by'ubukwe. Ako Fani ni gute umuntu uzakubera marene yari ataramenya iwawe? Simbizi nari ndi mu buzima bwe. Ese hari igihe umuntu yavuze ubuhamya nk'ubu abantu bamutuka. Yego kavuga bati ubizanye ngo bitumarira iki, ko byakubayeho wakwihanganye wagiye ugasenga ukihangana. Ese umuntu yakututse nk'uko ubifata gute? Cyangwa uyu muntu akoze ikibazo nk'icyo ati ubizanye kubimaza iki, umusubiza iki? Umusubiza ko impamvu uri kubivuga ari ukubera iki? Murakoze cyane. Impamvu intera kubivuga mba ngira ngo kuko byambayeho. Amahoro nshuti zacu, abakunzi ba Isange TV mwese aho muri, mwumve ngo turabahobeye turabakunda, muri beza cyane. Uyu munsi turagarutse ni kuri Isange TV, dukorera Kicukiro hafi ya Mount Kigali, ahantu hitwa ku Imbuga Garden. Ni ahantu hari tente y'ubukwe, ni ahantu hari amacumbi, ni ahantu hari maison de passage, ni ahantu hari jardin nziza wakwifotorezamo, hari ibintu bitandukanye. Uhakeneye wahamagara kuri nimero mpora nzibabwira cyangwa ukamvugisha nanjye nkaguhuza nabo. Murakoze. Uyu munsi wa none turi kumwe n'umutumirwa nkuko mubibona imbere yacu, turi kumwe n'umuntu mwiza. Nabwiye ko nzajya mbazanira abantu beza, nabazane rero umuntu mwiza uri wicaye imbere ya kamera. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha, turakwishimiye, twishimiye kukwakira. Urumva ko nanjye mfite ibineza byinshi. Hanyuma reka dutangire twibwira abantu badukurikiye kuri Isange TV, abantu bakubonye ari ubwa mbere.
twibwire. murakoze cyane, murakoze kumva ikaze isanga ikivi bana mushima umugisha nanjye numva umaze kugenda Epifani, ariko sinarongera ko papa yitaga amazina atatu, ubwo nitwa umaze agahinda Epifani, bakanireba nkajya n'akandi kazina k'agasirene Hakanireba bagukanira mbese Imana ikurebera, ko papa yahise ariko kugira ngo harimo abiri yonyine, nkajya rero n'akandi kazina k'agasireno Dugari. Fani ziti urasa n'uzamuye kugira ngo twumvikane. Ayo mazina ni meza. Murakoze cyane. Hanyuma umaze agahinda rifite amateka ameze gute? Izina umaze agahinda rifite amateka, urumva mama yashakanye na papa, ariko mama agenda ari umugore wa kabiri. Kuko mu bihe bishize bakundaga abana cyane, rero mama hageze akunda kubyara, atinze kubyara ashira imyaka 2 atarabyara. Mu gihe yari hashize imyaka 2 rero bakajya bapanga ko papa yakurukana mama. Nuko rero kubera ko papa ngo yakundaga mama cyane, yagira nko mu nzira bamubwiye ko ari bwirukane mama. Papa ari umwana, yari umuhungu umwe mu bakobwa 8 bari Kinigi, bashaka rero ko azana undi mugore. Uwo mugore yari yazanye bwa mbere, yari yabyaye abana 4, 2 bari abahungu na 2 b'abakobwa. Ubwo bashaka ko haza undi nawe byibura akabyara, niyo yabyara umuhungu umwe ariko mu muryango ukiyongera. Rero mama yari yaratinze kubyara iyo myaka 2, nuko 2 ishize nibwo mama yaje gutwita, arantwita rero ngewe. Ni izina ry'amateka, kubera ko iryo zina njya no kuryitwa, ni ukuvuga ngo aho mvuka aho kwa papa bararuvuzaga, baranaterekeraga, bakoraga byinshi cyane, ariko njye navutse Imana yamvuzeho. Burya Imana si ukuvuga ngo ni uko ngo Imana ivugisha abantu basanzwe bakijijwe gusa, n'abatari bakizwa bitewe n'umugambi bafite, iragushaka ikakuvugisha mbere. Urumva rero igihe cyose bahoraga baterekera ngo inda itazica mama, ariko mu munsi umwe mama yararagiye inka, mu gihe yararagiye inka ngo yumva ijwi rimuhamagariye ahantu mu gihuru. Ndashaka no gusanga ku izina Epifani naryo rifite ubusobanuro bijya no gusobanura Imana yahaye papa. Urumva bari abapagane baterekera bakora ibintu byinshi, ariko Imana iza guhamagara papa wanjye aragiye. Yego. Yumva ijwi rimuhamagara ahantu ku gihuru, aramubwira ngo Matiyasi. Papa yitaba ishuri ya mbere, ijwi rimuhamagara ngo yitaba ishuri 3. Ijwi riramubwira ngo yitegereze umugore wawe. Mama ararwinga hano ngo papa mureba, aramubwira yitegereze umugore wawe agiye kubyara, azabyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa se wateguye ahe mazina yo kumwita? Nuko umupapa arabona nateguye kuzamwita umaze agahinda, bakanireba yari masenge, ariko hari harimo izina ritari Epifani, nuko ndi kubyibagirwa ibyo yari yateguye kumwita. Rero ngo yagiye kuzana, ngo yagiye ashobora kumubwira ngo umwana uzavuka w'umukobwa uzamwite Epifani. Epifani bisobanura kwigaragaza kwa Nyagasani, yigaragariza abamikazi. Kandi umwana wawe igihe kimwe Nyagasani azamwigaragariza. Mbega ibintu byiza. Ubwo nicyo iryo zina Epifani naryo rivuze. Noneho ryaje ngo ririgendera. Nimaze kwigendera ngo papa agiye gushakisha n'iryo jwi ryavugaga, araribura, aza gucyura inka ngo ku mugoroba cyuye inka, ko mama ngo aramubonaga, aravuga ati siko nawe uzenguruka kiriya gihuru unashakishamo n'ibintu n'iki. Papa ahita abwira mama ngo yumvise ijwi rimuhamagara rimuvuga ngo hagiye gufuka umwana w'umukobwa, azamwite amazina yari yateguye kumwita nta kibazo, harimo iryo maze agahinda na bakanireba, ariko azashyireho Epifani. Yego. Nuko rero nyine barategereje, igihe cyo kuvuka kiragera. Mu mateka mama yambwiye ngo ko navutse ari mu gitondo saa 12 za mu gitondo, ariko mu rugo hari inka nayo yabyari saa 11. Iyo nka rero ko papa yakundaga kwizirwa cyane, yayise Imara Agahinda. Wow. Noneho nanjye igihe cyo kunyita banyita umaze agahinda. Iyo nka Imara Agahinda bayihaye mama ngo ayikamirwe ku mubyeyi wabyaye. Kabisa. Kabisa. Imana itanze umugisha gutyo, naje gukura rero, ariko naciye mu buzima bubi cyane mbere,
ndi umwana aho murayibwira ubwenge ndetse n'ibyo zina numva ndaryanze ryitwa ngo umaze agahinda nararyangaga cyane ariko nasanze ko Yesu wenyine ari we umara agahinda. Yego, Yesu niwe umara agahinda kandi niwe muri bikomere. Yesu sinari muzi ariko yagiye anyereka nk'uko yavuze ngo iryo zina risobanura kwigaragaza kwa Nyagasani. Hari byinshi Uwiteka yagiye anyigaragariza ntamuzi nkiri n'umwana mutoya, ariko ngira ngo muri kano kanya wenda nk'inkuru navugaho cyane kuko ubundi ubuzima bwanjye bwakwandika igitabo mpereye mu bwana nkageza kuri uyu munsi mpagaze. Ndibuka ko hari igihe kimwe 2007 cyangwa 2006 hari umumama umwe kubona nasingiye kuri Zone Temple. Uwo mama yigeze kumvaho ku buzima bwanjye ho gakeya, arabagiye gushaka umuzungu w'inshuti yanjye mwandika igitabo cy'ubuzima, ariko byarangiye ngiye muri Uganda birangiye tutabyanditse yavuga kuzandika mu ndimi eshatu. Ariko ubwo Imana yari yaratuvuye ko hazaza haya amaca no bwasoma akajya atambutsaho ubuhamya. Ibyo ntabwo byakunze, nagiye muri Uganda bitakunze. Tutaranagera kure wenda abadukurikiye ntago baramenya ese uri umukobwa ese umeze gute byawe ni nakoze umumama mfite abana ubu hariho babiri barabana batatu ariko umwe yaratashye turabageni ba Kristo namusingiye mu gihugu cyo mu ijuru. Imana izamfasha nanjye musange. Yego rero umwana namuguze afite imyaka 10, afite abana babiri. Hari umukobwa mukuru afite imyaka 20, umutoya ariko ukurikiye nk'uwo watashye afite imyaka 9. Kutabimenya ni ukubera Imana, ntago wabimenya kuko wenda si n'ubwa mbere nge nkubonye, ariko ubundi nkubona nyine nawaga uri umuntu w'umukobwa kabisa. Ni kubera Imana, ibyo biri umusirikare w'Imana. Yego, abari muri Yesu ajya abahinza ukundi kuntu kandi akaba gusa neza, niko nabivuga kubera imbaraga z'Imana biri mu mugambi w'Imana. Epifani, urakoze, turakwishimiye. Karibu hano ni kuri Isange, umuntu wese ufite Isange. Hanyuma njyewe nabonye inkuru yawe kuri channel kwa Gerard Mbabazi uri gutanga mu kiganiro inkuru yanjye akunda gukora. Inkuru yawe rero nabonye ari inkuru ikomeye. Mu bintu dukora hano kuri Isange twubaka imiryango, dukora ibiganiro bitandukanye ariko bigamije kubaka umuryango. Mu by'ukuri iriya nkuru dushaka ko uyisangiza abantu, uyidusangiza byagenze gute, byatangiye gute. Umuntu wese numvisha ari ibibazo ngiye nakubaza turi kumwe, none uyu munsi ngize Imana ndi bubikubaze, ariko reka tubanze twongere tuyumve, kandi nzi ko hari abantu benshi iri buberemo isomo. Yego, murakoze cyane. Imana ibamugisha. Iriya nkuru ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo naciye mu buzima bukomeye cyane. Ndi hano mu mujyi wa Kigali, nashakanye n'umugabo arasigara agenda 2005. Mfite umukobwa navuze mukuru yari afite umwaka n'amezi 8. Nari ntwite ya kabiri, ntasikora nayifite, naje kubyara umwana wa kabiri. Maze kumubyara mpuramo n'ibikomere bitoroshye cyane, ariko gusa no kujya muri Uganda nabwo ubuzima burangandagaruka. Hanyuma 2019 naje kugira umugisha wo gutanga ubuhamya ku Isimbi TV. Mu gutanga rero ubuhamya ku Isimbi TV naje kuhakura umuntu dukundana, arandi barankunda. Ariko utararengaho umugabo yaje kujya hejuru yitabye Imana. Ntabwo iyo twashakanye ntabwo n'ubari ariko yarigendeye araguha. Okay, ariko mbere yo gutambuka ubwo yarashize nk'igihe kingana iki agiye ujya ku Isimbi? We yagiye agenda 2005. Ufite umwana wa mbere w'imfura, afite umwaka n'amezi 8, ntwite indi ya kabiri. Agenda ku 2005 ku itariki 2 z'ukwa 12 2005. Yaje kongera kugaruka rero 2012 mu kwezi kwa 8. Ariko iyo nawe twese tubana urumva nyine yaraje ashakisha ahantu ndi.
ariko mu by'ukuri nari nasigaye nirerera abana mu buzima nyine butoroshye nabakiriye ishuri ndagerageza uko nshoboye kose ariko Imana iramfasha abana babaho. Ubwo rero yaje 2012 mu kwezi kwa munani byabaye ngombwa nuko ngiye musanga muri Uganda 2013 ariko ntabwo byanyoroheye nubwo n'amateka maremare n'inzandende urumva n'abandi yarambwiye ngo musange muri Uganda kure cyane hari hafi ya za Sudani muri Bunyoro hirya cyane nuko rero ndavuga rero sinapfa kuza nta byangombwa mfite binyemerera kuza nk'umuntu uvuye mu gihugu cy'u Rwanda akaza neza n'abana byabaye ngombwa rero ko tuvaho bidakunda nagiye kuri migration gushaka ibyangombwa bibanziriza hasi nabibonye ariko njya muri migration iramfata ko bakundaga kwiba abana kandi bari kwiba abana bajya kubahisha mu bibuga byakunze icyo gihe rero umubaje kugaruka Kiyapani ngenda gute kujya kubana muri Uganda 2014 na umva nagiye 2013 naragarutse ngaruka kubura bwarubuzima toroshye ngo naburi umwana wanjye wa kabiri ndongera ndagaruka ariko ngaruka ntwite uwo mwana muto afite imyaka 9 ngaruka 2014 mu kugaruka 2014 rero naraje urumva bwarubuzima buguranye buruhije cyane bw'intangiriro buguranye na muntu kugufasha naraje none ndwana na bwabuzima no gutwita n'uwo mukobwa gusubiza mu ishuri umwana w'umukobwa aza kujya kwiga gukomeza ubwo buzima gutyo bwari bumeze ariko ndibuka igihe kimwe maze kuva muri Uganda ntaramara n'ukwezi mu Rwanda uwari kuba marene wanjye yarambwiye ati ngo tujyane mu rusengero gusenga tuzana mu rusengero gusenga nasanze umupasiteri ubwo umugabo wari umusize Uganda we yasigaye Uganda agiye ndizana n'umwana ariko ubwo waje se mukomezanyije umubano cyangwa naje dutandukanye naje dutandukanye nabo duturanye babizi mbese naje dutandukanye ntabwo ubwo rero nibwo naje tujya mu rusengero no wari kuba marene wanjye nasanze umupasiteri urumva naje n'umubaro n'ikintu kuvura wa mwana noneho turi mu nzira abyara woro kuba marene ati gushaka ati uyuza kuba ufite ati dore kuvuga kunangana igiye kubera undi mwana ati iyeriza bakiri byari kuba byiza cyane noneho numva ngize umubabaro mwinshi ndavuga ni amahanga sinyashaka n'amahanga ya kure niyo wampa no kurira indege mama n'amadolari sinajya higera mu rusengero rero hari umupasiteri wese abihanura umupasiteri arahanura aravuga ati wowe haguruka ntabwo ntuzi neza cyangwa nigeze kubonana n'uwo wari kuba marene wanjye ati ariko uzajya mu mahanga ya kure uzurira indege uzatunga wowe n'amadolari urumva bihamye 2014 iterano ryarashoje rwose mu by'ukuri natashye gufata ibivuga ko yakwangiye ndabara amahanga nagiye munyaburiramo umwana wanjye none ngiye kuhanura aramanura uzagenda uzurira n'indege ntahanura n'indege ndavuga ngo kare ibyo bintu mbwira wari kuba marene wanjye ngo ni uriya mupasiteri wanjye yavangiwe kuvangira ngo nzajya mu mahanga muri indege muhunge n'amadolari ubwo aranga ati niba ari iby'Imana bizasohora nimba ari byo umupasiteri yagiye bitavuye ku Imana bizasohora byaje kurangira rero koko 2019 yihuse 2019 natanze ubuhamya kwisindi yego hari mu kwezi kwa 11 none maze gutanga ubuhamya abantu barampamagaye baramuje bangira inama yangane Imana iri kumwe nawe nuko haje kuboneka muri rero ubukundane bwo mu gihugu cya Canada iyo wanguriye telefone ya touch yes yohereza amafaranga ubera ko ngo gato karamuguraga yohereza amafaranga yo kugura touch ubwo twagiye kuko mu buzima bwanjye nkunda kuroza rero narayirose mbere y'ukwezi uzazana uzakora amafaranga yo kugura ariko uko Imana izi byose imunyuzamo kungurira iyo touch nta kintu yarayimuriye twatangiye kuvugana neza
tuganira neza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 nibwo twatangiye kuganira twamenyana urumva ari yangure telefoni none turaganira nyine bihagije turaganira bihagije turamenyana bihagije nuko rero ubura ko mukunda kubaza cyane yarabazaga cyane kugira ngo akumenye neza nyine ahubwo se we ntiwamubazaga ntabwo njya nkunda kubaza cyane iri soni ngiramo ndabaza ariko ari ingiri zose simbazaga cyane ariko yarabazaga cyane inshuti yawe ninde icyo gihe twamubakaza ahantu n'utapuro ariko ari birakavura ubwo ndavuga rero iyo ndi mu kazi nibwo twabaga turi kumwe arambwira ati ukora guhera ku wa kangahe kugeza ryari ndamwandikira guhera ku wa mbere kugera ku wa gatandatu no ku cyumweru kandi mu rugo ku wa mbere arambwira ati iyo uri muri kazi muri kumwe ndavuga uyu wari kuba marene wanjye naramukundaga cyane ariko ameze nkaho ari murasita nawe yarabimukunda nawe yarabizi kandi njyewe sinjye ndi mu cyaro iyo nkukunze ndagukunze niyo nkubonye ikintu kitari cyiza icyo nicyo cyadutandukanye ariko ubundi sinzi gutekereza ibyo nkuvuye kiba ari icyumweru naramukunda cyane narabimukunda noneho rero kandi nkurikije ubwo ntumva ko bampanuriye ya 14 ibyo kujya hanze nyuma hari igihe twe nagarutse gusengera mu rusengero rw'iwabo twagira gutumva ari kuwa kane pasiteri wabo nabwo arampanuriye ariko wahanuye bya bintu byo kujya hanze ntabwo ari wahanuye iby'ubukwe ahubwo uwo mupasiteri ahanura iby'ubukwe afata n'uwo wari kuba marene wanjye nicyo kintu nishimiye n'agaciro cyo kuba umuntu Imana yavuze ko azaba ari marene wanjye byatumurushaho noneho uwo mupasiteri arampagurutse ubwo mbere nagiye mu cyumba cyabo cy'amasengesho ari kane arampagurutsa anzanira n'ururabo arambwira ati ururabo ruke kumugera noneho amayirwa ururabo hari ukuntu baguhanurira ariko ukumva iyo bintu ari byo mbese nyine nararufashe ariko numva ibintu nkugiye gutera no kumfataho cyane nuko rero ahagurutsa n'uwo wari kuba marene aramuhagurutsa aravuga ati wowe uzaba marene w'uyu mukobwa noneho wararira kweli uwo marene ararira niho nuko uwo mupasiteri atakiri uwo marene ararira arize pasiteri avuga ati wirira urarira n'umugeni ntarira turamushyiza yo kumugeza indwara rwose pe niyo yazumva kino kiganiro azabyibuka ko umupasiteri yabivuze gutya atutaza y'inkunguzi mu bana singaho ariko byarangiye ndabaye nkayo komeza twiyumvire ubwo ngubwo birangiye nyine ubwo urumva umupasiteri yahanuye gutyo gukomeza mwigiramo icyizere ngo azaba marene wanjye byari bitewe n'ubuhanuzi bwatambutse kuko yari yashyize 2011 ubwo rero twagiye mu rusengero wowe n'ubundi akiri umugeni aho nari ntarajya no muri Uganda rwose ntanabitekereza hanyuma ngomeza ngira icyo cyizere abana aho ndabona mu fiance bose marene wanjye naramukundaga cyane ariko ubyumve ko namukundaga urara ukumva umuntu ukumva akantu kose ubonye wakamubwira cyangwa niko nari meze rero kuri hanyuma rero icyo gihe ubwo rero asubiye inyuma gatoya icyo gihe rero maze kubona uwo muri Canada nibwo yambazaga inshuti yawe n'inde si inshuti y'umumama ese ni inshuti y'umukobwa mbwira mu nshuti zawe iyo wiyumvamo cyane ni iyihe nshuti ufite kubera ko namukundaga rero uwo marene ndamumubwira ndamubwira nta umumama nkunda ndamukunda cyane babaye inshuti birenga n'ubucuti none umukino n'abavandimwe arambwira ati ntamwira noneho ngiye mwiherana namuhaye nomero y'uwo marene waza kumwihamagarira ariko kubera ko mu buzima bwanjye nkunda kuvuga niyo hagiye kuba ikintu cyiza kuri njyewe ndabimenya mbere yuko kiba niyo hari kibi nabwo mbimenya yuko mbere yuko kingeraho yari kibi n'icyiza ndabimenya noneho ndarota nari maze icyumweru uwo marene wanjye bwabaza kunsura noneho ndarota ngira inzozi maze kugira inzozi zibwira uwo fiance wanjye twe twaravuganye ibintu byose nyine byarageze aho kubana rero ndabimubwira rero narose hari igitsina gore kintandukanye nawe
ngo nanjye ntitwongeye kuvugana. Uburyo narotaga izo nzozi nabonaga ngo uwo muntu mama aje kuri moto yambaye na kasike, ariko nareba ku myenda nareba nuko ameze nkabona ndamuzi, ariko yagira n'ijosi mubona kasike ikamupfuka, ariko nkabona ngo arantandukanya n'uwo mufiyanse wanjye. Ndabimubwira maze kubimubwira ati wowe tumushaka kututandukanya nawe ikiganiro kuva kwisubiza mazina. Yego. Aravuga ati reka dupfukame dusenge, tumushaka kutandukanya nawe tuzimana abashaka kumfasha, ariko baba babeshya gusa yarapfuye. Ariko wasanga yaranapfuye mu mwuka ntawamenya. Biranashoboka. Nuko ati Imana yashaka kumfa vuba, ati twaba tumenyanye n'ukuntu usetsa n'ukuntu nganiza, ubwo yarangaruriyemo icyizere n'ibyiringiro. Hanyuma uwo muntu akaza dutandukanye akeka undi, aravuga ati reka dusenga, bishobora kuzaturuka kuwo yakekaga. Ariko mu by'ukuri uwo yaketse yararenganye. Yego. Twatandukanyijwe n'uwo Marene. Yaje mu rugo rero icyo gihe yari ataramenya ko nanatanze nomero ze, kuko yari atarafite akanya ko kumuhamagara. Yego. Mu gihe atarafite akanya ko kumuhamagara, uwo Marene yaje kunsura, ariko fiyanse yanjye ataramuhamagara. Nuko rero yaje mu rugo, aza kuri moto kwa kundi yaje amuhamagara, arambwira ati Fani, ubu ngubu mpagurutse mu rugo ngeze i Nyanza, hajya wambwiye yuko kuza mu rugo ari hehe. Ndamubwira nugera i Nyanza ku gasoko, uce munsi y'agasoko urabona igaraje rya gisirikare, unyure munsi umumotari agucishe munsi yaryo, mukomeze muragira ku biraro by'ubuko. Ariko Fani, ni gute umuntu uzakubera Marene yari ataramenya iwawe? Simbizi, nari ndi mu buzima bubi. Wewe wari uzi iwe? Njye nari mpazi kuko njye naranamwambariye cyane. Urumva aramwambariye tujyana no gusasa. Ni kumwe umuntu aba mu buzima budakenera abashyitsi. N'Imana cyakora hari ukuntu ibikora neza ikabakurinda. Ubwo urumva Imana yari yahinduye amateka. Imana yahinduye amateka. Ariko uzi ko bikomeye. Yari yarahinduye amateka. None abashyitsi bari batangiye kuza. Rwose. Ubwo nimba narabwirirwaga ku manywa nkanaburara, none nkaba ntangiye kurya, mbese ntangiye gusa neza. Yego se. Urumva abashyitsi ntibari kuba. Ntago babura disi. Rero Marene niwe wansuye bwa mbere. Imana imaze guhindura amateka, ubuzima buhindutse. Kuko nabimubwiraga kuri telefone, bimutera amatsiko yo kuzaza kundeba. Kuko numvaga inkuru nziza nayimubwira, yangaragarizaga ko asenga. Yangaragarizaga ko asenga, nanjye bigatuma numva mukunze. Noneho rero aje mu rugo nyine arambaza, ndamubwira, ariko umutima usa no kwita kuri za nzozi. Uburyo nabonye umuntu aza kuri moto w'igitsina gore, ariko simbone hano hejuru ye kasike kakingiriza, nkabona nishimye nk'umumotari, ariko sinabiha agaciro cyane. Ndavuga ngo buriya n'uwanjye nta kibazo. Hari ukuntu buriya umutima w'umubwira umuntu ko tugira umujyanama muri twebwe n'imbere, tubwira ngo iki ni cyiza cyangwa iki ni kibi. Rero byabaye nk'ibinzamo, aho ntagira ngo buriya ntacyo yamwarana. Nyine Marene yaje kumusura, Imana imaze guhindura amateka, ya mateka mabi yo gusonza, aza kumusura nyine, aza kwirebera noneho mbone nkubone iby'Imana yankoreye. Nibwo rero yaje, ariko mbere y'uko aza, urumva ibyo muri kugana n'umuntu muzabana mwemeje kubana, akubwira iby'ubukwe, urumva twavuganaga ati azasabire hano mu Rwanda, ariko mariage ibere hanze hara muri Canada hari. Hanyuma rero avuga ati mbere y'uko uzajya muri Canada ndashaka ko ubanza kwiga imodoka. Urumva iki kintu turakivugana, aravuga ati uziga imodoka, niba ngombwa nzakugurira imodoka. Twanje kuvugana ko yayigura ikaza hano mu Rwanda. Avuga ati uzi gusoma no kwandika n'akagezi byohereza mu Rwanda, ukazicuruza ukagira ibintu nk'ibyo. Tubivuganaho, tumaze kubivuganaho, ariko aravuga ati ndabihinduye, ahubwo uziga imodoka. Ndavuga rero ko ntazi gusoma no kwandika. Maze kuvuga ko ntazi gusoma no kwandika, yanshakiye umwarimu mu rugo, wo kujya asanga mu rugo akanyigisha gusoma no kwandika. Noneho rero umwarimu araza, ariko Marene aza umwarimu ari mu nzira zo kuza, atari yatangira kuza. Byari ibisubizo ndakubwiye cyane. Byari byiza cyane. Ndagora yumva ko bagira ngo iki. Byari ibisubizo. Igisubizo cyarahumuraga ku muntu wasenze. Nuko rero ubwo ngubwo Marene araza.
amaze kuza aravuga ati ndamubwira ariko natanze nomero ze umufiyanse wanjye wo hanze nawe agira nuko aravuga ati wowe tubuze umuntu wo hanze azamuhamagara mubwire icyo ati se bwavamo watanze bwavuyemo ikintu gikomeye ku buryo ubona umuntu wo hanze wo kuguhamagara yego ese ni umunyarwanda ndamubwira yego ni umunyarwanda avuga ikinyarwanda ati ubwo kuvugisha ikinyarwanda nta rundi rurimi avuga ni cyane rwose ko namubwiye ko ntize kandi naranatanze ubuhamya yarabyumvise ko ntigeze niga navuze ko ntigeze niga nuko ubwo Marene twaraganiriye birarangira aratanda amuherekeza arataha amaze gutaha cyakora yahavuye uwo mufiyanse yaje kumpamagara arambwira ati se mubwira nyine ndavuga nti wa mucuti wanjye rero yaje kumusura gira namubabaza ngo kuki nta muhaye ngo bavugane yaje kumusura kuko ubona abantu nk'abantu ngo tuvugane ndavuga neza uko kiryamye kubera ko amasaha ya hariya na hano ntibihura nuko ati wari no kumpangura ariko ntibyari ikibazo cyane nyuma rero nibwo wa mwarimu yaje aravuga ati numara kwiga uzahita wiga imodoka aho mu Rwanda numara kwiga imodoka aho mu Rwanda uzaza hano uzi gutwara imodoka hano muri Canada wihugura imihanda ya hano ariko wari usanzwe mu Rwanda wari warabyize yego ubwo ngubwo rero nibwo yaje kuvugana n'uwo Marene bavuganye na Marene bimukuramo urumva baraganiriye byose bavugana umushinga dufite dufitanye noneho Marene arahita bimukuramo aravuga ati mwigisha imodoka turi ntazi gusoma no kwandika ngira ngo namubwiye ko yatangiye gushaka umwarimu wo kumwigisha bati nawe yabimenye ko mwigisha imodoka ahubwo we mwigisha umwuga wo kudoda yego ubwo naramaze kuvuga ati mwigisha umwuga wo kudoda byabaye ngo iby'imodoka ntongera kubimbwira ngo ati wowe wiga naganiriye na mukuru wawe urumva Marene yahise ahinduka mukuru wawe yes niko wanamwitaga kweli ati naganiriye na mukuru wawe wowe wiga gusa ibindi twarabiganye azaza gusura kubwire nzamwohereza nibwo rero uwo Marene yaje kugaruka mu rugo none naratangiye kwiga niyo maze kwiga nta mezi ntabiri araganga ati Fani gusa arabingenda babara uraruka umuntu ababara ntabyerekana nyuma ariko umuntu w'imbere we ufite umubabaro yego iba twapanze ikintu we rakitwa bango turabigenda dutya hakaza undi muntu akabihindura urumva nge bingezeho sinakwishima ntago wakwishima ariko mu rwego rw'umutekano ushobora gukasiringa ibintu kugira ngo kwereka wundi kubabaye cyane urumva yarari hanze kandi uwo bari kuvugana yari hano mu Rwanda ntabwo nzi ko ari kuntangira amakuru mabi noneho ubwo ngubwo rero birangiye nibwo yaje kugira gutya Marene yaje kuza mu rugo n'undi gushira kabiri arambara telefone ati naganira n'uwo mucuti wawe ati inshuti yawe twaraganira ati mvuga umushinga gufiteho ati kugira ngo ngire inama cyane ati nicyo kubanza kwigisha kudoda uranyumvira ati namwigishe ko namubwiye yuko yakwigisha kudoda ati kuko kudoda ni umushinga mwiza tuzazana amafaranga vuba ati kurusha kuba wakora imodoka yego nyine ndababara ndabyikiriza ariko nakunze kubigenda yes murabona ko duhinduye classe twakoreragamo kubera imvura ariko turagarutse dukomeze yes family dukomeze aho twari tugereje Marene aragaruka kugira inama aravuga ati agufitiye umushinga mwiza ariko njye namugira inama ko yahera ku budozi kimwe cy'imodoka kirahenduka aravuga ati namugira inama yuko wahera ku budozi hanyuma imodoka yawe ukazayiga nyuma ubwo rero amaze kubimbwira gutyo narababaye mu mutima wanjye kuba nabi nagiye inama n'abafiyanse hanyuma we yarangiza agahindura avuga ngo bavuganye na mukuru wanjye ari we Marene ko mbanza kwiga ubudozi kandi wowe sinawe yahise abibwira ngo amakuru yamenye uyavanye kuri Marene urumva ko we bari baganiriye byinshi cyane ubwo rero Marene yarabihinduye ariko kwiga imashini ntabwo nabonye ari no kwiga ya modoka ntabwo nabonye ahubwo we yahise ajya kwiga ya modoka Marene yahise ajya kwiga imodoka urumva ko mbese nyine byarankomerekeje cyane mu mutima wanjye we ahita ajya kwiga imodoka atangira ibintu byo gushaka uburyo yakwiga imodoka ngiye babinkuraho na kwa kwiga imashini si byabaye ubundi navuga ko cyakora cy'ibihumbi na 19 narasetse rwose numva n'igihe cyari kiri ku mutima wanjye kivuyeho ariko guhera 2020
ni uko hari umubabaro ugendana muri wowe ntugaragaze cyane, ariko guhera 2020 nawe n'umwaka nababaye no gukomeza kugira 2022. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Marene yahise bajya kwiga iyo modoka ngiye kwa kudoda ntibibayeho, na modoka ntibayeho, byarangiye bipfuye gutyo. Bimaze gupfa gusa turakomeza turavugana n'umufiance, turavugana ndatekereza, ariko ugasanga imishinga myinshi yageze kuri wa Marene, ibimwe nkabimenya ari gubimbwiye. Rimwe nibwaje kuvuga rero Marene arambwira ati yambwiye ko ashaka kujyana hanze, urabona ngo muri kiriya gihugu biba binagoranye, hari amafaranga ubanza kwerekana kuri banki yuko ufite ashaka gutunga abantu wazanye. Ayo mafaranga rero yambwiyeho rimwe, arambwira ati ngiye gushaka amafaranga ndebe uburyo amafaranga nashyira kuri banki, noneho banki nisabe ko uburyo mwazaza, kuko bavuga ko twajyana n'abana, najyana n'abana, nisaba uburyo mwazaza ariko nerekana ayo mafaranga, amafaranga bagusaba byibura yo gutunga nk'abantu uzanye nk'umwe. Niko yambwiraga. Ibyo rero byaje gusa n'ibicecetse, noneho Marene bari bubimbira nanone, arambwira ati rero ati wa mushinga ati ariko n'umukobwa wanjye twumva ko muzajyana, numvaga nta n'ikibazo. Yaje no kugira umufiance wanjye, yaje no kwishyurira umukobwa wo mu Marene ariko atabimbwiye. Ahubwo ngiye kumva numva Marene niwe uri kumbwira ngo gushanga ufaningura umuntu mwiza, ngo nukuri ngo nkugiriye umugisha, ariko n'ubwangiriye umugisha wutishije agaciro, nkugiriye umugisha ngo nukuri cyane cyo umukobwa wanjye aziga, ngo bitewe naho yigaga mu Minerval nari nayize, ngo none nguzi ko nyine umufiance wanjye twayizo tumwita Dadi, nguzi ko Dadi yemeye kurihira umwana wanjye. Nuko arambwira ati umugabo wanjye yarize, ati we byamurenze aranarira, aravuga ngo Fani wa undi twari tuzi niwe ubuzima buhindutse, hanyuma bivuyeho n'umugisha kugira ngo uyu mwana yige bivuye kuri Fani. Wowe ngo bangiranyije nka Yesu na mama we Mariya na Yosefu, ngo kwa mwene muwaje mbese haturuka iki kizima. Nanjye baravuga batese kuri Fani, ni iki tumureba n'amaso yacu, ni iki twabonaga cyamuvaho. None umwana wacu agira umugisha wo kugira ngo umufiance we amwishyurire ishuri. Arambwira ati igihe umugabo wanjye byamurenze aranarira, aravuga ngo Fani w'umunyagikongoro nawe ukaba umunyacyangugu, ni gute urumva ukuntu Imana ari igitangaza bafashe akabahuza ukamugiriye nk'umugisha. Abimbwiye gutyo ndamubwira nti ukuri tuzakundana. None ubu nategereje ko umufiance wanjye azabimbwira, ariko Marene ndamubwira nti ukuri tuzakundana, tuzamere nka Rusi nuko bari bameze n'ukuri tuzaba ariko tumera. Ngiye numva nkukunze cyane, ariko wakambira ko nkunda ariko ari uburyarya. Ubwo rero n'uvuga ngo byaje gukomeza gutyo, birakomeza nyine dukomeza tuvugana na wa mufiance, tuvugana ariko amakuru mesha nyakura kuri Marene. Rimwe tuza kuvugana ikintu cy'amavuta, nimba hari ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye, ndavuga ngo naho twabana narinda mpfa nongeye kukimubwira, ni ikintu cyitwa amavuta, amavuta yo kwisiga. Kandi ndashima n'Imana no kuri mu gihugu cyo mu ijuru yuko ntigeze nishyira hejuru, wenda ngo mvuge ngo menyanye n'umuntu wo hanze ufite amafaranga, we yambwiraga kwisiga amavuta ahenze, ariko uyu munsi wa none y'umubiri wanjye nza kumenyereza amavuta ahenze nkaza kuyabura, byari kuba ari ikibazo. We yarakubwira ngo ujye wisiga amavuta ahenze, amavuta kumbwira mu buzima nari ndimo ngo nisiga amavuta y'ibihumbi 30, umva ni menshi cyane. Wese yarayisigaga? Oya ndavuga uwo hanze umufiance. Yarambwiraga tujye wisiga amavuta meza ahenze kugira ngo use neza, uwo abwira n'isabune zihenze. Ariko ndicara wese none ibyo bintu nabyimenyereza umubiri wanjye, ejo no muntu akazampinduka. Hari ubuzima cyatwaraciye mu bukwigisha, ni wenda akazampinduka, yampinduka y'amavuta namenyereye nkayabura. Dore rero ikintu cyambabaje kikababaza umutima wanjye cyane, nawe iki kiganiro aho yazacyumva narababaye cyane umutima. Tuvugana ku mavuta yo kwisiga, tumaze kuvugana ku mavuta yo kwisiga, kurumva yiba yohereje amafaranga yo guhaha, nakoraga liste, urumva nari maze gusoma no kwandika, noneho akambwira ati kora liste y'igikenewe. Ngiye liste nkayikora, nkayifotora nkayimwohereza kuri telefone, noneho akagenda asoma ibikenewe nibi. Nuko ubwo ndangije
rimwe yohereza amafaranga sishaka kubibonera byari 300 yari 300 ariko turi bigabane twari nk'abantu batatu n'ubundi urumva na marene wanjye yasaga ntago yaburaga yamuhagaye ngo gutegaza nayo gusubirayo ego noneho icyo gihe anyorereza amafaranga 300 aravuga ngo 300 ngo sindi bushobore kubibikuza ngo nishobora no kubibikuza ngo sindi bushobore kubigabanya ngo abo bantu bose bande so harimo ab'ikibungo yarabere kwa se wabo noneho kuyohereza rimwe ngo nibyo byari bitamugoye bitari bumusabe menshi ngo agenda yohereza niyo mpamvu yayohereje kuri njyewe ahubwo gihe yagera hano mu Rwanda nkabwo ntangira kuyaha abo bandi no ahamagara uwo marene wanjye marene arazamuka ikintu cy'amavuta twe twakivuganyeho mbere ariko ambwira neza ko kunduganira n'umuntu neza arambwira ati rero atihangane ubu ibyo twapangiye ni ibi ngibi ngiye kohereza amafaranga 300 kubera n'aba bantu barimo none amavuta nzayakugurira kwezi gutaha none ubwo ndangije ndavuga nti nta kibazo arahindukira we baganiriza marene kuko icyo marene niko yambwiye narababaye pe mu mutima uzi ko hari igihe umuntu ababara akumva isi yakwasamika mu mira ariko umuntu uri imbere ye ntabibone ubwo marene twarahuriye kuko urumva ntabwo twagiye hara mu santere hano muri gare harimo stamina duhurira hano muri gare ya Nyanza arambwira ati kufane kara aturakabije ati kuko ati fiaso yakundegeye ndavuga se yakundegeye gute ati yakundegeye ko wisiga amavuta menshi bakugurira amavuta ukayisiga icyumweru kimwe nta nakazi ugira narakomeretse mu mutima wanjye ntekere kandi n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndi imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose n'isi yose izakurikira kino kiganiro nibwo bwa mbere yagiye kugura amavuta yo kwisiga gusa uretse ko twabivugana rero akavuga ati ndashaka ko wisiga ayo mavuta uzajye kuyashaka mu mujyi agura aya mafaranga akashaka kuri telefone wakayafotora akanyoherereza ati niyo ushaka uzajya gushaka mu mujyi ntiyego ariko yera atarangurira amavuta no arangije ntekereza ko niyo yaba yarayakuguriye yakugaya ntabwo yakugayira nk'inshuti ibyo bintu tujye tunabimenya ntabwo bikwiye yuko ubura inshuti n'umuntu uri fiance we ngo nurangiza ujye kumuregera ni nabyo bintu bibaho bibabaza umuntu no mu ngo biba bikwiye ko ngira ikibazo ku mugore wanjye cyangwa ngo ngire ikibazo abanze ajye kukibwira abo hanze atarakimbwira komeza ubwo yabimbwiye gutyo ngo none amavuta ngo yisiga mu cyumweru kimwe ngo nta nakazi ugira narakomeretse mu mutima wanjye bati ngo naho twabana nzarinda pfa ntambwe ikintu cy'amavuta ninafashe umwanzuro ko nitunabana azajya asiga amafaranga yo guhaha iba nkeneye amavuta nkafataho ayo kujya guhaha cyangwa se nkisiga n'ubuto kuko icyo kintu cyarankomerekeje cyakomerekeje umutima wanjye kumva waganira umuntu neza ikintu mukakivuganaho neza ukacyumva hanze byarambabaje cyane ariko sinabimwereka arambwira ngo rero ngo iki kintu nubwo kibayeho kose ariko ntuzakimubwire ngo mbese ngo ni nko kugutatira amakuru kugira ngo numve amakuru numve intego y'uriya muntu numve n'ibindi bintu ashobora kumbwira ariko naratashye urumva twamenyanye ambwira ati rwose niyemeje kukubera inshuti nziza kuko namubwiye nti rero nahamagawe n'abantu benshi hari abampumurije hari abakoze mu butunzi bwabo mbasha kurya no kunywa yanze rirashira ariko nawe nimba aricyo kikuzanye ufashe wigendere sishaka kwinjira mu buzima bwanjye ejo uzankomeretse ngira umubabaro mwinshi cyane uwaranyibwira ati mukuri ni Yesu nzanye urirukana umuntu uzanywe na Yesu se uranyirukana ngo ngihe kireka Yesu nambwira ngo ningende atabone ko nzagenda ariko Yesu nta kirambwira ngo ngende ndi kumwe nawe nta kibazo uzigera ugira ubwo rero umva wa mugani umuntu uvuga ngo ibu nimba Yesu yarambwiye ngo nagende byo cyakora cyo ntabwo mbizi ko ntigeze abimbwira hanyuma ubwo byakomeje gutyo birakomeza ya mashini sinayize imodoka sinayiga biza gukomeza kugera 2021 mu kwezi kwa 11 uyu mumarene twajyanye gusenga ikanyarira ariko tujyana n'abandi twari turi kumwe bakorari intumwa turagenda tujya gusenga
ariko ari wabigizemo uruhare ngo tujye gusenga. yego Ariko icyo gihe ntabwo nari nkivugana na fiancé wanjye kuko baravuganye ntiza kugira aho wanshitseho arakurundura neza nitwongera kuvugana nanamwandikira agasoma ntasubize nakoreza akavoice akagasoma ntasubize ndakomereka cyane mu mutima wanjye bise uyu ni wa wundi waje avuga ngo Yesu wamunzaniye nyine mbana nabyo ariko nkabibwira Marene akavuga ngo ihangane ngo buriya ngo ni akazi kenshi ngo aba yagize ngo ihangane wenda naho gukora kuvugisha. yego Twaje kujyana rero gusenga mu kwezi kwa 2021 mu kwezi kwa 11 tujyana n'uwo Marene n'abandi twari turi kumwe. yego Tugezeyo hari imisozi ibiri, hari uwitwa Kizabonwa no guterera Kanyarira. Twamanutse Kizabonwa tugera mu mazi. Twageze mu mazi hari umumama umwe, uwo mumama aranyegera turi mu mazi arambwira ati Fani, ndavuga ati karame, ati umuterankunga wawe arahagaze. yego Arahagaze ariko Yesu yabyemeye nuko yambwiye. ubwo byari uburyo bw'ubuhanuzi. yego Yesu yabyemeye ariko ababyitambitsemo bazabona ishyano. yego Ariko ukomere wihangane kuko Yesu yamaze kwemera ko ahagarara. Ubwo urumva narababaye n'ikindi kintu nari nakiriye mu mazi ndakomereka cyane ariko ndasenga, ariko hari ukuntu umuntu yumva nk'ikintu akuva ati sinaziye n'iki gusenga, nyine nabitekerejeho ariko ndihangana ndakomera. Twaje kuva mu mazi rero uwo Marene kwanditse n'agapapuro. Agapapuro yamaze kwandika ngo kariho ibyifuzo bye. Agapapuro twavuye mu mazi rakazamuka natugeze hejuru ku musozi mo hagati hari urutare. Ubwo urutare raratambika avuga ngo nazanye icyifuzo ngo none ngo iki cyifuzo ngo nkizanye kuri urutare ngo mana nkizanye muri urutare ngo niki kizasubizwe. Afata kagapapuro gapfurika mu rutare. Urutare rufatanye rusa n'urugerekeranyije n'ubundi apfurikamo hagati atsindagiramo. yego Amaze gutsindagiramo mu mutima urambwira ngo ni wowe ahambyemo nawe mufiancé wawe. Urutara ruhagararaho yanga kuruvaho. Aravuga ngo mwese ngo abana nimuzamuke, yari yarikujije cyane ngo abana mwese nimuzamuke, ngo muzamuke ngo mujye imbere ngo mubyazamuka nyuma y'abana, ngo nuzamuka nyuma yabo. Ariko hari mu rwego rw'umutima wakomeje umbwira ngo nigene umufiancé wanjye ahambyemo. Numvaga yahava ngiye nkajya gushakisha uburyo bugapapuro nakavana, ariko yanga kuhava. Yanze kuhava. Ubwo n'abari basigaye inyuma bose bamwe bananiwe bose yararindiriye barazamuka, kandi twatinze mu mazi tuzamuka bwije. Twazamutse umusozi wa Kanyarira ariko umutima wanjye utishimye ubwo utekereza kuri kagapapuro nagijwe n'ubwo umutima ari kumbwira ngo nitwa ha ni ngewe umufiancé wanjye ahambyemo kugira ngo ibyanjye bitazasohora. Tugera hejuru mu Fani, kuki iryo jwi waryumvaga? Ni uburyo bwawe Imana ikuvugishamo cyangwa ni uburyo bwawe umuntu utwumvisha kwibaza ese warabiketse cyangwa byakozekanye gute? Murakoze cyane. Ntabwo ari ugukeka, ntabwo ari ugukeka, njye nibwo buryo Imana igenganiriza. yego kuko mbere nababwiye ngo hari ukuntu iyo ari ikintu cyiza kigiye kuba mbere yuko kiza njye ndabyumva nkiyumvamo nkabyumva mva n'umutima ubimbwira. Niyo ari kibi kandi kigiye kuza nabwo mbere yuko kingeraho njye mba nabanje kukimenya. yego komeza. Ubwo rero twarazamutse tugera hejuru mu mpinga y'umusozi. Twageze mu mpinga y'umusozi turasenga turataha. Tumaze gutaha ariko urumva umutima wagiye gukomeza gukubita bimwe wa mama yambiriye mu mazi n'akagapapuro bajyanye mu rutare no kutavugana na wa mufiancé. Ibi byose byari binteraniyemo ntegereje Imana ko yampamo yagira icyo nsubizamo muri ibyo ngibyo. Gusa ndashimira Imana ko Imana yacu itagira uko igenza. Ibyo abantu bifuza ku muntu siko bigenda. Ariko nifite amafaranga 500. Ayo mafaranga 500 aho ntaha iyo bwije aba 1000. Iyo bwije ari ku manywa ubona umuntu wa 500 wakugezayo, ariko iyo bwije ni 1000. Ubwo rero byari bimaze kuba saa 3. Urumva amasaha yarari kugera kure cyane. Ubwo navuye muri gare njya gutega umumotari. Nteze umumotari ndabanza ndamusuhuza ndavuga nti mwiriwe neza motari ati yego. Nase motari ntiwagejeje ku gasoko k'ibijumba. Aravuga tufite angahe?
nifite 500 abati ubutse 500 ngene bagera ku gasoko k'ibijumba mpita navuga nti Yesu we ubuse kuko ndabigenza arambwa ati ese uzi Yesu ndavuga nti yego Yesu ndamuzi nawe aransubiza ati ariko se utamumenya si mwatumye abantu nuko namusubiza ni ukuri nitwe twatumye abambwa ariko Yesu ni n'umunyembabazi yaratubabaye nuko ahita avuga ati noneho kuko uzi Yesu ngwino mutwarire 500 yawe umumotari nawe inturira moto kwa kundi batsa moto yakije moto aravuga arongera avuga none havuze gutyo nafanye sema nanjye agiye kwanga ya 500 nari muhaye nayanga se ndabigenza gute mbona yakije moto turagiye ahita arambwira moto ahita arambwira ati mvareka mubwira hari ukuntu umuntu avuga umuntu akabyibuka yagiye nuko buri harimo nkahara kunkangira ibyo batazagenda bumva kure ko ari byo ugenda bimwe ukabyibagirwa nabyibuka wanagiye cyane rwose motari yarambaje ngo ese uri mu ntoki niko motari yambajije ndavuga ni ngewe ndi umuntu usanzwe arangatoya tuwe mbwira uri mu ntoki uri kuva hehe iki gihe uri kuva hehe uri mu ntoki ndavuga rero ngewe ndi umuntu usanzwe ariko mvuye gusenga arangatumva rero uko ijwi rimbwikiriye moto yanjye ati ntiwabonye ukuntu moto uko akora bivuze ngo ati bijya nuvagijwe ijwi ryambwiye ngo umuhanuzi Yesaya yaranditse ngo dore urugamba rwaje rwageze mu marembo atariko sinibuka ahantu byanditse ariko niko umuhanuzi Yesaya yanditse arongera avuga ati wabyumvise neza ijwi rikongera kunga ngo nkubwire ngo urugamba rwaje rwageze mu marembo ngo umuhanuzi Yesaya yarabyanditse atariko sinibuka ahantu byanditse umutari rero yarantwaye angeza ku gasoko k'ibijumba tugeze ku gasoko k'ibijumba arambwira ati mereza amafaranga 500 nigende ariko yibuke ko urugamba rwakuze rwageze mu marembo aho gusa akibingira gukina avuze nti Yesu we musogira musubize muri bwa buzima nabayemo bwo gusonza bw'inzara bwo kwirukanwa mu nzu urugero ngo ngire nsubire muri bwa buzima mutari arambwira ati humura Uwiteka warwanya urugamba rwa mbere n'ubu arahari kurwana n'urundi ariko rwaje rwageze mu marembo urumva mutari namwaye amafaranga 500 ndataha ugeze mu rugo rero nibwo nakumanze umukobwa angeza kunkingurira ninjiye mu nzu twese tuzi ko abasenga by'ukuri Imana iravuga kandi irakora ntabwo baraduhaye umunwa n'ururimi ngo urekeyo kuvuga no gukora ubwo rero umukobwa wanjye yarambaje ati sema Imana yakubwiye ngo iki ndavuga Imana yambwiye nyine ngo Imana yambwiye ngo umuterankunga arahagaze Yesu yabyemeye hanyuma mpuye n'umuhanuzi nako n'umumotari nawe ntwaye ambwiye ko urugamba rwaje rwageze mu marembo urwo rugamba sinzi urwo ari ariko mwana wanjye ufashe gusenga tubashe kumenya urwo rugamba urwo ari umukobwa wanjye yaransetse yakubise agatwenge abanyarwanda bavuga ngo hari umuntu useka agukwenda ariko ukumva uburyo gusetse ntimwifatanyije muri cya kintu cy'umubabaro ahubwo aragukwena yakubise agatwenge ko kumbera ndavuga ngo he ubwo se urwo rugamba ni uruhera ndabona mwana wanjye nanjye sinzi urwo ari rwo ariko mfashe gusenga kugira ngo Imana ibishurire uru rugamba urwo ari ubwo he ubwo se namenya ngo senga iki ngo uzifashe ngo uzaba ari wowe wisengera nyine ngo wifashe ngo wowe nyine ubwo njye sinamenye ibyo sengera ndavuga ni rero mwana wanjye Imana ijya yumva amasengesho y'umwana muto rero wowe umfashe gusenga tuzumva urwo rugamba umukobwa nyine avuze ngo reka ntiryamire icyo gihe urumva ibintu byandwaniyemo uko bambwiriye mu mazi uko nabonye ka gapapuro n'uburyo numvise ijwi n'ubyo umumotari ambwiye byandwaniyemo kurya birananira nahise njya kuryama ntariye mbura n'umukobwa nyine ajya byitaye ariko mbere yuko ndyama nahamagaye wa mu marene ndabimubwira nawe arankwena nawe aseka nkwenye wumva umutima wanjye wabaye ujuru nyine nkuko nabwiye ngo urugamba rwaje rwageze mu marembo nawe araseka nkwenye avuga ngo he ubwo se Fani ngo nk'umuntu uvuye gusenga ukavuye gusenga mu Mana kugira ngo urugamba rwaje rwageze mu marembo ubwo wenda ngushana kugira intege nkeya ugatangira wicuza ngo ese nagira iki gusenga ngo urwo rugamba rero ngo usenge ngo Imana gusobanurire ngo urwo ari rwo nawe numva nta kintu afashije numvise nta kintu afashije byabaye ngombwa ko njya mu buriri ndaryama ariko ibintu ngomeza mbitekerezaho ariko urugamba rwari ruhereye mu nzu yanjye
aho niho turegereraho cyangwa ntuzavuga bifite urugamba rwohereye mu nzu yanjye bivuga urugamba rwohereye mu nzu yanjye ubwo urugamba rwohereye mu nzu yanjye ibyo ni ibindi ni ubundi buhamya urugamba ruhera mu nzu yanjye pe bikomeye ariko ni ubundi buhamya bukomeye cyane ni okay uretse kujya kure ubwo mu by'ukuri se uwo mufiance dukurikije inkuru twumvise byararangiye gutyo se ubwo byararangiye nyuma yaho nta kundi kuvugana kwabayeho nta kundi kongera kuvugana kwabayeho urumva nyine kwa kundi nabwiye ngo urugamba ruhereye mu nzu yanjye rugeze mu marembo urumva nkabwira nawe umukobwa wanjye akampwena niwe wari ubirimo yarabyihishe inyuma ko nageraga nkamusigira telefoni basigaraga bavugana kuri telefoni bagambana habamo uwo mumarene wanjye hari n'abandi babijemo ariko jyewe ntabizi iyo nkuru ndumva ari ndende reka tuzayishakira undi munsi icyo nshaka ni ukugira ngo abantu bazumve buno buhamya kuko numvise ko hari ukuntu buhamya buza ugasanga burimo ibintu byinshi kandi ibyo bintu byinshi bitandukanye ugasanga hari n'abandi babigwamo hari abantu bakora ibintu umuntu mukaba mumwizereramo ariko mu by'ukuri ari kugenda akora ibintu bitari byiza ni nayo mpamvu muri iyi minsi ngewe numva mfite hari ukuntu abantu n'ibintu bari gukora bagakoze ibintu byiza aribo bagafashije abantu ugasanga abantu ni abanyamasengesho ugasanga abantu ngo ni abayobozi b'ibyumba abapasiteri se ariko ugasanga ibintu bari gukora ntabwo bari kugirira abantu neza mu by'ukuri bakaba bihishe mu bantu niyo mpamvu nshaka yuko iyi nkuru tuzayumvira hamwe n'abantu tubana kuri Isange TV n'abantu dufatikanye twamagane iyo mico mibi iba mu bantu iri kugaragara mu bantu basenga iri kugaragara mu muntu uwo ari we wese umuntu ushaka gukora ikibi yitwikiriye icyo akora yitwikiriye gusenga yitwikiriye icyubahiro akigira mwiza ariko mu by'ukuri hirya y'ibyo ari kugaragaza nta cyiza kiriyo ni ibyo bintu ugiye kubona cyane rero reka wenda tuyisubike ariko wenda nakubaza ese hari igihe umuntu yavuze ubuhamya nk'ubu abantu bamutuka yego bakavuga bati ubizanye ngo bitumarire iki ko byakubayeho wakwihanganya wagiye ugasenga ukihangana ese umuntu yakututse nk'uko ubifata gute cyangwa umuntu akoze ikibazo nk'icyo ati ubizanye kubimaze iki umusubiza ko impamvu uri kubivuga ari ukubera iki murakoze cyane impamvu intera kubivuga mba ngira ngo kuko byambayeho mba ngira ngo bitazaba no ku wundi basi nabona hari ibigiye kumubaho bimeze gutyo yarabyumvise ahita avuga ati iki kintu nigeze kucyumvaho hari umuntu ugitangamo ubuhamya bikamufasha kutaba yagwa muri uwo mutego nk'uko nanjye nawukuyemo nizeye umuntu muri inshuti yanjye naho tuba twiteguye nyine wa mugani no gutukwa nk'uko n'ubundi barabikoze ariko burya iyo message yatambutse hari abifasha bakayumva ikabafasha twagiye dufashwa n'ubuhamya kenshi bw'ibyabaye ku bantu no muri Bibiliya birahari bwagiye budufasha niyo mpamvu rero no mu gihe gisa nk'iki ngiki hari ubuhamya bugomba gutambuka bwabaye ku muntu kugira ngo abashe gufasha abandi kuko hari message ishobora gutambuka ushobora gutukwa n'abantu 5 ariko nk'abantu 10 bakumva bibafashije yego icyo kintu nicyo mba nshaka barantuka ngo nta mafaranga nshaka yego ariko ni ukuri n'uwabibona nyine ko nta mafaranga nyakeneye nawe yayampa ariko icyo mba nshaka cyane niyo message kugira ngo itambuke ifashe n'abandi ifasha abandi bo kuzagwa muri uwo mutego ejo atazagira inshuti ngo ni marene we wenda njye naho nicyo kibazo cyo kuvuga ngo marene wampemukiye gutya ejo atazahura n'ikibazo cy'uwo marene yamurebaga inyuma akamureba inyuma akavuga ati umuntu kuko yambera marene ariko muri we ahubwo ari wo
kuba yamurimbura atamwifuzaho icyiza. Rero ni muri urwo rwego rwo kugira ngo ntambutse iyo message ifashe n'abandi, nihabonekamo 5 iri bufashe wenda abandi bakavaho bari buntuka, ariko ntacyo message raba yatambutse. Yego, urakoze. Uragira uti ikintera imbaraga nuko utora gutukwa n'abantu 5 ariko hari 10 bafashijwe, icyo ngicyo kintera imbaraga. Ni ukuri urakoze cyane, iryo jambo uvuze ni ryiza. Ikindi uravuze uti hari n'abavuga ngo ni amafaranga, kandi koko babaho, ariko n'umuntu uvuga ngo ni amafaranga twamubaza isi wamuhaye ko ari ubonye ko ari yasaba ko kakeneye. Rero bivuze ngo abantu bajye bagira imyumvire myiza mu by'ukuri, yumva inyigisho, yumva icyo avanyemo, cyangwa se nawe azi sibyo ra tumuhe n'ikaze nawe azatubwira uko abyumva. Hari icyo bitwaye, aze tuganire. Burya abantu iyo baganiriye babasha kujonjora. Hari abantu bagira imyumvire mibi ariko ukaba wamugorora mu myumvire ye mibi. Yes, nawe niba ari mibi naze wenda ambwira ati uyu muntu yavuze gutya haraho nshaka kumugorora, tubigororera hana sibiraba bibaye, cyangwa avuga ati uyu muntu nawe gutya na gutya. Ariko urakoze Fanny, turagushimiye. Dusezeranya abakunzi ba Isange TV kuzagaruka ryari, turashaka kuzasubukura. Ntabwo nzatinda, nzagaruka vuba muri iyi minsi. Dushaka kumenya neza iyo nkuru aho yakomereje, kuvuga ati urugamba rwahereye iwanjye, tumenye uko wari witwayemo, tumenye se wari uhagazemo ute, tumenye uyu munsi wa none Fanny ameze gute, ahagaze gute, uyu turi kureba. Urakoze. Reka dushimire abakunzi ba Isange TV badukurikiye, kandi nawe tugushimire ko wemeye kuza kuganiriza abakunzi ba Isange TV. Urakoze. Nakagaruka. Ciao ciao.